Hi, ndabasuhuje mwese aho muherereye. Uyu munsi nifuje kubana namwe mu kiganiro kigufi. Ikindi ndashimira wowe wakoze subscribe cyane. Mbikuye ku mutima ndagushimira, byaranejeje cyane mwanyakiriye neza, numva birandenze. Ndagushimiye we washyizeho comment, narazisomye comment zose narazisomye rwose, mwanyakiriye neza, ibyishimo birandenga. Niyo mpamvu navuze nti bano bantu banyakiriye gutya bakanyereka urukundo rungana gutya batari banze, nanjye sinabatenguha rwose. Ndavuga reka mfate iya mbere nkomeze nezeze abantu banjye, kugira ngo nkomeze mbazanire ibindi biganiro byiza biryoshye, kugira ngo abantu banjye dukomeze tubane. Wowe utarakora subscribe yikore kugira ngo tujye tubana buri munsi. Ibiganiro byose bizajya binyuraho bijye bikugeraho mu buryo bworoshye rwose. Nawe wakoze like ndagushimiye cyane, byaranejeje. Hanyuma wowe uje bwa mbere hano cyangwa se utanzi, ku mazina nitwa Mwamikazi Irene, channel yitwa Mulenge Top TV. Rero na izina ryoroshye rwose, wahita wandikamo Mulenge Top TV ugahita utubona, tukajya tubana buri munsi. Yego, uyu munsi rero nifuje kuganira namwe, ntago ndi bufate umwanya munini cyane, umwanya muto, ariko tugiye kuganira ku kantu karyoshye. Ndakwingingira kugakurikira. Aka kantu karanejeje, ndavuga nti ibi bintu kuko nabigumana mu mutima wanjye njyenyine, reka njye kuganira n'inshuti zanjye kugira ngo numve ibyo bavugaho, numve nimba ibyo ndimo ndatekereza nabo ariko babyumva. Niyo mpamvu nafashe iya mbere, ndabanguka ndavuga ngo ndahari, nahageze. Rero nyemerera tubane kugira ngo ibintu byose bigende neza. Uyu munsi rero topic tugiye kuvuganaho ni ubuzima busanzwe, ntabwo ngiye kuvumbura, ni ibintu bisanzwe mu buzima, ni ubuzima bwa buri munsi bwanjye nawe tunyuramo buri munsi. Uyu munsi reka mvuge kuri topic yitwa guca bugufi. Aka kantu kumve cyane, aka kantu kumve, wongere ugasubiremo mu matwi yawe, wibaze aka kantu kitwa guca bugufi. Guca bugufi mbona ngewe ari igikorwa cy'intwari. Umuntu uca bugufi aba ari intwari. Umuntu uca bugufi arakundwa ahantu hose, agira urukundo ahantu hose, yaba akomeye yaba yoroshye, level yose arimo arakundwa. Ukajya ubona umuntu arakunzwe ukibaza ese uriya muntu akoresha irihe banga, wafite irihe banga akoresha abandi bantu batagira. Afite akantu kitwa guca bugufi muri we, kamuyobora kagatuma agira igikundiro ahantu hose. Rero reka ndebe kuri tuno dutopiki dutoya abantu bagenda bahuramo, tuvuga ukuntu guca bugufi ari ikintu cyiza. Turebe umuntu udaca bugufi uko bijya bigenda, turagenda turebera hamwe twese uko ibintu bimeze. Aka kantu kitwa guca bugufi, reka turebe kano gapointi gafite. Turafata nk'ubutunzi. Ubutunzi, umuntu utunze. Ubutunzi ni ikintu cyiza, hari utakifuza? Nanjye ndabyifuza, ngiri kukubwira. Gutunga ni bya buri wese ubyifuza kuva iyo ukiri muto, ukiri uruhinja, umubyeyi wawe arabikwifuriza, arabikwaturira, mwana wanjye uzatunge, dore umuntu utunze muri iyi si agira ijambo. Umuntu utunze muri iyi si agera aho undi wese atagera. Gutunga biguhesha ikindi cyubahiro utari ufite. Gutunga biguhesha ijambo mu muryango, ukagira ijambo. Kubera iki? Gutunga bituma umenyekana. Ukaguka, ugatembera mu bihugu bitandukanye. Hari igihe umuntu ushobora kwicara
ukamara imyaka 40, 50, 60, ukifuza no gutemberera mu gihugu cy'abaturanyi gutya gusa gatoya. Ntubigeraho kubera ko ugize ute nta bushobozi ubifitiye. Ariko umutunzi isaha imwe abari hano, amasaha 2 akabarambuse hirya. Rero ubutunzi ni ikintu cyifuzwa na buri wese, kandi ni ikintu cyiza, kirafasha, gikemura imanza nyinshi. Ubutunzi bw'amafaranga. Iyo utunze amafaranga, imanza nyinshi zirakemuka, ibintu byinshi birakemuka. Amafaranga yakubise yaroroha. Kamere, ibyo ni ibintu bizwi. Njya numva abaswahili bo muri Kenya bavuga ngo pesa sabuni ya roho. Bene data ndabakunda. Pesa sabuni ya roho. Ukiwa na pesa roho imetulia. Damu inatembea vizuri kwa mwili ukiwa na pesa. Rero amafaranga ni meza mu byukuri, akemura imanza nyinshi, aradufasha mu buzima bwa buri munsi. Ubuse navuga iki ku mafaranga? Ibi byiza byose ubona biri hano mwiza byakoreshejwe n'iki? Amafaranga. Rero amafaranga ni meza, ariko se kandi iyo yakoresheje nabi akuberamo ikibazo. Ugira gutyo ugatunga amafaranga, ukubaka, ukagira ute, ukagira ariko bwacya ukagira ibikorwa byinshi by'iterambere. Bwacya waba wiryamiye gutya mu nzu yawe mu etaje imwe wubatse, cyangwa no muri hoteli imwe wiyubakiye ku yawe, waba uryamye ugahita wumva ka kanseri karaje, koko karakomanze. Kandi kanseri cyangwa se mena zirandwara zikomakomeza zimeze nk'urupfu. Iyo ikomanze ntago ujyanga gufungura, ntibibaho. Umva kwanza ahantu hari ubukirira hakunda. Ni nk'Imana iguhamagaye ntujye ushobora guceceka. Uw'Imana ihamagaye wese aritaba. Niyo mpamvu rero ya mafaranga wari ufite akayoyoka agashiraho. Kandi ikintu kiba cyiza iyo witwaye neza ukiyafite, warabanye neza n'abantu, warabaye inshuti ya benshi, warafashije benshi, kuko amafaranga ari meza. Niyo bigeze muri cya gihe cyo kurwara, cya gihe wahuye n'amakuba, bigira gutya ba bantu wafashije bakagufasha, bakakugoboka, kuko ibintu ni abantu pe. Iyo wagize neza kandi barakanagushimira, bakakwitura ya neza wabagiriye ugifitiye ubushobozi, kuko nta kabuza iyo ugize neza uriturwa. Uko byagenda kose, niyo batakwitura wowe, urubyaro rwawe, abazagukomokaho bose, nta kabuza ntabwo ineza igenda kwihere. Icyo ndakizi. Ntabwo ineza, cyangwa nawe udukurikiye uzatubwira nimbe ineza igihera, ariko njye uko nzi ko ineza itagihera. Ikindi rero niyo mpamvu iyo wabanye neza n'aba bantu, niyo igihe kigeze ugatabaruka, ugira ubuhamya bwiza, baguherekeza neza. Ariko hariho bandi babona ifaranga kigagaza, abo yavuganaga nabo ntago ubukiri size yawe. Reka icyo ryagendana n'abandi bari kandi abantu batagira ifaranga bagira umutima mwiza. Naratangaye, hari abantu batagira amafaranga, umutima mwiza warabuzuye, abagendana amahoro ya Kristo yose yibera mu mutima wabo. Nihaba araharara bakahirirwa, baba bameze neza cyane. Rero iyo wagiriye neza abantu, icyo navuga aho ngaho, nimbe ugiriwe amahirwe yo kugira amafaranga, yo kuba umutunzi, yakoreshe neza. Mu gihe uhari, fasha abantu, nicyo cy'ingenzi. Fasha abantu, kuko nta muri iyi si nta kiruta umuntu, nta na kimwe. Nta kintu kiruta umuntu. Iyo ubuze umuntu ubuze ikintu gikomeye mu isi, kuko ya mafaranga hariho byinshi atagukemurira. Ariko uzarebe hari igihe rwose umuntu wari utunze ya mafaranga sarajyana, ntayajyana. Metero imwe niyo ujyamo, nawe usigara uyikorerwa n'abandi, n'ujya umenya n'ibyabaye. Niyo mpamvu rero ko byagenda kose, mu gihe Imana yagize neza ikagutera akantu, ikaguha ubwo butunzi, reka gusuzugura abantu n'imbaraga zawe. Ntago wakwigira, nta muntu ujya wigira, ntuzaba mu isi yawe wenyine. Bana neza n'abantu kugira ngo n'umunsi n'ikindi gihe amafaranga yagiye
uzaba umeze neza. Icyo ni icya mbere nari navuze ngo tuvuganeho. Icya kabiri n'ubumenyi. Ubumenyi aka kantu ni keza, iyo nkagezeho nza numva kandyoheye cyane. Ubumenyi ni ikintu cyiza. Iyo uri nk'umubyeyi ukagira abana, umwana wawe akagenda akagira ubuhanga bwe mu ishuri, birakunezeza. Biranezeza cyane cyane cyane, bigukora ku mutima. Ibyirato byawe ugenda umwirata ahantu hose, wa mwana wanjye ni dogiteri. Icyo gihe n'igihe ufite abana benshi, wagira umwana umwe w'umudogiteri bakaba ari bahita bahindura izina. Mama runaka, nimba umwana wawe yitwa urugero katuvuge Patrick, bahita bavuga ngo mama Patrick, niwe basigara bagira izina ryiza. Bwa bumenyi bwa buhanga, umwana asigara ari ibyirato byawe. Rero ubuhanga, ubumenyi ni byiza mu isi, birafasha, binakuzamura, biguha icyubahiro, bikugira umuntu mwiza. Ariko se iyo wabikoresheje nabi bigenda bite? Hariho imiryango imwe cyangwa se abana bamwe ujya usanga ubuhanga arabufite mu ishuri, Minerval irahari, ari mu gihugu cyiza giteye imbere, ubumenyi arabufata mu rwego rwo hejuru. Mbese ababyeyi be barashobora kumukorera ibintu byiza bijyanye ibyo umwana wese akenera. Ariko wa mwana akanga ishuri, akagira icyo akaryanga, umubyeyi akinginga akagoragoza, umwana akagira ute? Akanga ishuri. Bikababaza umubyeyi cyane. Niyo mpamvu ntacyo kwirata kiriho. Nta kwirata urubyaro pe. Urubyaro uyu munsi burufite, urubyaro ni rwiza, utarufite araganya, afite agahinda, afite umubabaro agendana. Nawe urufite uyu munsi, icyo gihe mwana yakubereye mwiza, ejo arahindutse, birakubabaza. Mu isi ntacyo kwirata gihari. Ikintu gusa icyo nakubwira, ujye ushima Imana byonyine gusa. Icyo wagezeho cyose ushima Imana, ibyiza byose ufite ushima Imana, unayiragize n'ibindi biri imbere kugira ngo ikomeze kuyoborere abawe. Ikindi cya gatatu, agapointi ka gatatu turi buvugeho, iyo ufite titre ikomeye. Titre ikomeye ni ikindi kintu. Titre ikomeye, nimbe uri apotre mukuru, cyangwa uri minisitiri, cyangwa uri umuyobozi mukuru mu nzego zose, ufite titre iri hejuru iyo mu kirere. Hari ukuntu bamwe ahita n'inzira yanyuraga agahita yihindura, imodoka yagendagamo agahita yihindura. Mbese ba bantu bose hari igihe usanga waracaga no ku baturanyi ukabasuhuza, ukabaha mwiriwe, mumeze mute? Icyo gihe usigara ureba ngo abangaba ntago abano. Kandi nk'uko wahereye hasi ujya hejuru, ushobora no kuva hasi ugasubira ahandi wahoze, kagenda gahera hejuru, manuka gake twa opportunity twose wari ufite, byose bigenda biva, ugasanga wisanze muri babandi wagize ute, wasuzuguraga. Kandi ntabwo icyo kintu ari cyiza. Nimba ufite titre ikomeye, yikoreshe neza, usabane n'abantu, ube inshuti ya bose, ugire urukundo, kugira ngo ubundi ari ukuntu kubaho neza mu buzima. Kubaho neza ubundi ni iki? Kugira umunezero wo mu mutima ni iki? Kubana neza n'abantu nta nicyo bisaba iki, biragoranye. Rero nimbe ugize amahirwe ukagira titre ikomeye, yikoresha usabane n'abantu. Ari umuntu nabonye aranezeza, afite titre ikomeye, ariko niyo umuhamagaye no kuri telefone atanafite na nimero yawe, ahita kwitaba. Ntabwo telefone igisona inshuro ebyiri, ahita kwitaba, akumva uwo muntu yaranejeje. Abandi mu gihe iyo afite titre ikomeye, ba secrétaire yo nibo bitaba, waza kumureba, wowe ufitanye gahunda nawe ntayo. Ariko hariho n'abandi atanga open, nimba umukeneye serivisi yose umukeneyeho akayigukorera neza nk'uwikorera. Uwo muntu ni mwiza cyane. Rero ya titre aba afite ka kantu, iyo titre aba afite
imufasha kubana neza n'abantu. Uribwira ngo uwo muntu igihe yatitira azaba atayifite azaba ameze ati, azaba abayeho neza cyane muri sosiyete kandi akagirira n'abandi bose akamaro, abantu bose muri rusange. Girira neza abantu kugira ngo n'igihe bizaba bitameze gutyo. Ibyo byose birakubira muri kwa kwicisha bugufi. Ntago waba mwiza ku bantu uticishije bugufi, ntago bishoboka. Iyo wizamuye iyo bari opposite yo kwicisha bugufi, ariko iyo ubanye neza n'abantu uba wicishije bugufi, kandi kwicisha bugufi biba byiza mu gihe urimo no mu gihe kizaza. Ntago ari ibyo gusa, ntago bigira garanti. Reka turebe kandi gapointi, tuvuge ku rubyaro. Umuntu wese uko bigenda ubaka urugo nk'abandi, ukagira urubyaro, ukabyara, ni ikintu cyo kwishimirwa. Wa wundi utarabyaye aba ari akandi kantu ko ku ruhande, aba ari iyindi ntimba iri ku ruhande, kuko nta ruhare aba yarabigizemo. Urubyaro ni rwiza, iyo urufite ushima Imana, ariko narwo si urwo kwiratana, kuko wa wundi utarufite ntacyo yakosheje, nawe urufite ntacyo watanze. Ni ubuntu bw'Imana gusa yakugiriye, biraza. Niyo mpamvu rero ntacyo kwirata uri mwiza, ni ikiheze, nta na kimwe, kuko uwo mwana wiratanye uyu munsi ejo yaguhinduka, ejo yagira ute, bikaba ibindi. Reka turebe ku buranga. Ku buranga nta muntu hari umuntu bari babwira ngo afite uburanga bwiza bikamutera ikirungurira. Nta n'umwe. Umuntu wese ahava akagera, iyo bakubwiye ngo ufite uburanga bwiza uba uri proud yabyo, urabyishimira. Uburanga bwiza ni ikintu cyiza umuntu wese yishimira. Ndabyishimira, nawe urabyishimira. Kandi nta wirema, buri wese aravuka agasanga uko Imana yamuremye nuko nguko. Kandi umuntu wese, njye nta nubwo njyanemeza ko hari umuntu utagira uburanga bwiza ubaho. Nawe njye mbona abantu bose bagira uburanga bwiza, ariko iyo ufite uburanga bwiza biguhesha opportunity menshi, biguhesha amakazi menshi yo kugera ahantu henshi. Bwa buranga bwawe rero ikintu wakagombye kubukoresha, kwa kundi buguhaye bugukingurira imiryango imwe n'imwe ukinjira, abandi byanze, kikaguha igikundiro mu bantu, ugakundwa, bikaguha mbese akantu kose ufite keza gafite ikintu kagenda kakugezaho cyiza. Rero iyo ubukoresheje nabi biba bibi. Icyo gihe iyo ugize uburanga bwiza buba bwaguhesheje ibintu byiza byo kugeraho, ibintu byinshi byiza ukabigeraho rwose, bikakugirira akamaro mu buzima bwawe urimo, bikagufungurira imiryango, ugahura n'abantu benshi beza bakomeye, inshuti hirya no hino. Ariko iyo bukoresheje nabi bukubyarira iki? Baratangira, uriya ni umunyamwibone, ni umwibone, kuriya mumubona ubwibone gusa bwose. Ese uko woza umubona gute? Ntago gaweho umuzi, ninje umuzi, ni Satani yigendera n'amaguru, kuriya mumubona. Mbese cya kintu cyari cyiza ufite, kuko wagikoresheje nabi, hatabayemo guca bugufi ngo ufatishe ayo mahirwe ubonye n'ako kantu keza Imana yaguhaye, ngo ukabyaza umusaruro, ugatangire kabe fondasiyo, wubakireho ibintu byiza bizagutunga mu gihe urimo no mu gihe kizaza, cyangwa mu gihe wavuye muri ibyo byose bikazakugirira akamaro. Ugasanga ngo watangiye kuba umwibone. Ngo se ubundi ngo mwebwe bwo bwiza muza mubona, ngo ubwo buranga mubona ngo nubuhe? Ngo nje ngo ntano ngo hari guzubona. Ntabwo. Kubera iki? Kubera ko utabikoresheje neza. Bwa buranga bwawe bagatangira kubuhinyanga. Ubwari uburanga buhindutse igihinyango. Abana nuguri kose hari ibintu bimwe ni byiza ko rero ako kantu ufite Imana yaguhaye ugakoresha neza, ugaca bugufi, icyubahiro kiba cy'Imana. Ukabaho gusa wibaniye neza n'abantu, ubundi akuze umuntu ubana neza n'abantu amahoro agendana, azagenda mu mutima yarimo ukovu gusa, ariko ugenda yiririmbira zaburi nshya irimo iramutemberamo, agira amahoro menshi cyane. Kubera iki?
guca bugufi agira, ntabwo ugirana ikibazo n'umuntu ari we wese. Reka wahurira hehe n'ibyo bintu byose? Kuko ubu bibi byiza gusa nta banzi ugira, nta banzi ugira, kuko bawicishije bugufi. N'ushatse kugira aha guturuka yewe araza mugahura uri gusubirayo, murabisikana ni gutya, kandi utabigizemo uruhare runini, wigiriyemo gucisha bugufi gusa. Rero ikindi kintu navuga, akapoye ka nyuma navuga, reka mvuge ku rushako. Ku rushako nanjye uri kukubwira ndi Mariye, ariko urushako hariho abantu baza barwiratana. Nuga ngo baba koga bose yabanaga nabo, save the date yasohoka agatangira kuvugana n'abageze mu ngo. Mwebwe gakera mubaye abandi mwebwe ugasanga ugira amahirwe urashatse ni byiza, ariko utangiye gushinyagurira cyangwa se gusuzugura abatarashatse. Kandi ibyo ngibyo mbyite ngo ikisi. Iyo ibintu byahuye cyangwa se abantu babanye nibo baza banatandukana. Utandukana n'uwo mutarabana tibishoboka. Urushako rero kurukoresha ngo ni rwiza, bigatuma bigutera ubwirasi, ntuce bugufi ngo warashatse abandi ntibashatswe, cyangwa warashatse abandi ntibashatse. Ntago ari byiza uko byagenda kose. Ntago ari byo kwirata, kuko wagenda ukanashaka ukamaramo umunsi umwe, ukamara mwaka, imyaka 5, 7, 8, rwa rugo wiratanaga rwa rushako rugashira, gaturuka ku mpamvu nyinshi zitandukanye, rugashira wenda wabigizemo uruhare cyangwa nta n'ubwo wabigizemo. Rero ntacyo kwiratana turi mu isi. Icyo nicyo nakubwira. Icyambere, kubaho neza no kwicisha bugufi, ubane n'abantu bose amahoro. Icyo nicyo kintu cya mbere nakubwira. Kubaho neza ni ubuzima bw'umuntu wese. Gira amahoro, kandi ibyo bintu binatanga n'isomo cyane cyane ku mibanire y'abantu. Hari igihe wakumva kino kiganiro undi atacyumvishije, ukagenda ukamubwira ati numvishije ikiganiro hariya kirimo kirakangurira abantu kwicisha bugufi, kuko ni ikintu cyiza kidufasha mu buzima bwa buri munsi. Rero wowe urebye kino kiganiro ukangurire n'abandi kukireba, kugira ngo nabo ubu butumwa bubagereho, kandi kwicisha bugufi ni umuzi mwiza uba ugomba gutera ahantu hose uri, ukarangwa no kwicisha bugufi mu bana bawe, muri famiye, aho washatswe, mu rusengero, muri sosiyete, mu gihugu utuyemo, ahantu hose kurangwa no kwicisha bugufi ni iby'ingenzi, kandi biguha amahirwe menshi. Ndabikubwiye, bikugira umuntu mwiza, bifite ikindi cyubahiro binaguhereza mu buzima. Ubwo rero ndagushimiye twabanye. Iki kiganiro cyo guca bugufi ni kirekire, nagiye ngerageza kuvuga muri make, ariko ni ikintu cyagutse. Rero gifite part 2. Wowe udukurikiye cyangwa wowe uri kureba kino kiganiro, hariho part 2. Ntizagucike, iraryoshye, mbese biryoshye kurenza. Ntizagucike rwose, ndabizi ko izaba iryoshye. Noneho harimo utundi turungo ndimo ndumva. Ntituzagucike inshuti yanjye, reka tuzabane muri iyo part 2 rwose, kandi nayo iriho. Yes, reka tubane. Wowe utarakora subscribe, yikore kugira ngo tubane mu bindi biganiro byose, bijye bihita binakugeraho byoroshye. Comment yawe, share yawe irakenewe kugira ngo ibintu byose bikomeze bigende neza. Rero reka nsoze nshimira abakoze subscribe. Nawe mushyashya, yikore. Channel ni Mulenge Top TV. Ntucikwe, ni byiza, birahari byinshi. Turi kumwe nawe ubutaha. Ciao.